iyi ni error candle, ariko nanone mbere kuyibona yari pin bar, ariko iri more strong, ifite imbaraga. Iyi niyo twari kuba tugiyeho. Hano twatekinze opportunity yuko bari turi munsi ya box. Trade ya nyayo yari iyi ngiyi yo munsi ya box, ariko opportunity yari iyi. Twakomeje nyuma yuko ino session irangiye, tumaze gukora trade ebyiri zose zakunze. Nyuma yuko ino session irangiye, link iri muri description munsi, aho wambona kuri nimero yanjye, atangira kukwigisha uburyo ushobora gukorera amafaranga online muri trading, yaba forex cyangwa se binary. Iyi ni binary, ifite level, ariko iyi level iri broken, so iyi level iri broken. Byange bikunze dushobora kubona kando y'icyatsi, ariko hano ntabwo ndi sure, ntabwo ndi butrading, ko twa breakinze ino level. Ushobora ku breakinga cyangwa ikamanuka. Hano ntabwo ndi bufate trade n'imwe, dutegereze tureka tubona indi opportunity. So uko nabibabwiye, hano ntabwo ndi butaking trade. Ikindi hano twamanutse ariko ntitwarenga box, so still doubting this. Ariko nizamuka ikagera hano, iyi candlestick ndayigura ko igiye kumanuka. Hano so candlestick nayo imaze guta imbaraga, igeze kuri iyi level. SC dufite level, opportunity irancitse. Hano dufite gap up, opportunity irancitse. Nari kuba nyifatiye hejuru ya box, kuri iyi candlestick iraba umutuku cyangwa se ntirenge hano hejuru ya box, so I lost this. Mbuze iyi opportunity. Let's go here. Yeah, and turi muri downtrend, so we are expecting, turatekereza ko price iri bumanuke ikaza ikagera kuri iyi level, ikajya yasubira hejuru. So niyo mpamvu fashe iyi trade. Price igomba kumanuka ikajya kuri iyi level. Nihagera dushobora kubona candlestick izamuka hano y'icyatsi tukaruzinga, ariko turabona turacyafite amahirwe ko itarahagera. Sikanye amasegonda 8, segonda 2, tukaba turangije akazi k'uyu munsi. So urabona nekinze trade zigera muri 3, nta loss irimo. Means ko iyi level iri weak, kuko turi muri minor downtrend, kuko major iri uptrend. Reka turebe neza. Okay, turi muri minor downtrend. Iyi level ishobora kuba iri strong, ariko kubera ko iyi level ntabwo twayizera ngo tugure iyi buje, ariko hano urabona ko yageze kuri ino level, irabouncing isubira inyuma. Indication ko ishobora kugera hano ikongera ikazamuka, ariko kuko nabikubwiye urabona ko iyi level iri weak, candlestick yacu yamanutse igeze munsi. So reka turekeraho, kandi subscribe. Noneho niba ushaka kwiga bigiye deep, hano nzajya nshyiraho session gusa, ntabwo nzajya nigisha umuntu ushaka kwiga. Ndashyiraho nimero yanjye ya WhatsApp, yanyandikira nkamwigisha uburyo yatangira kujya gukorera amafaranga online. Mu broker nta wundi ni pocket option. Niba ushaka waza muri group yanjye, ko nzajya ntanga n'amasinyare ku
ubuntu. Mwakoze kubana nanjye.